Guys, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wakora isuku y'igitsina cyawe. Ntabwo ari ku mugore gusa, ni no ku mugabo. Mwamenye rero mbigisha ku bagore gusa, uyu munsi turigisha no ku bagabo kugira ngo n'abagabo babashe kumenya gukora isuku y'igitsina cyabo. Cyane cyane yuko buriya akenshi abagabo bagiye bagaragaraho ikintu kitari isuku, kandi ni abantu muri twizera tuzi yuko nyine ari abantu badakunda kugira ibintu by'umwanda n'ibiki, ariko uyu munsi wa none aha ngaha tugenda tubona abantu bamwe na bamwe, cyane cyane nk'abagabo baba badasiramuye, akenshi usanga aribo bantu bakunda kugira isuku nkeya mu gitsina. Ariko ntabwo ari bose, nitubivuga gutyo mubyumve, ntabwo ari bose. Hariho abantu nyine baba bazi kwikorera isuku, baba bazi kuba kwitaho. So rero urumva yuko abo bantu baba batandukanye na ba bandi twabonye haruguru. Ikintu cya mbere rero umugabo, reka duhere ku mugore, ikintu cya mbere nababwiye ni uko abagore akenshi murabizi uburyo turemetsemo, uburyo turemwe. Abagore rero usanga akenshi na kenshi iyo ari gukaraba mu gitsina cye, akaraba hariya imbere gusa, ariko ntiyibuke gukaraba mu mayasha cyangwa iruhande rw'imyeyo cyangwa se rwa rugongo. Urabona mu ruhande rwaho hari uburyo rwose hagira umwanda pe, hagira umwanda ku buryo utahakarabye ni ukuri bigaragara nabi, cyangwa se bitangira kuzamura akantu k'agahumuro kabi. Kandi buriya mu by'ukuri iyo uhuye n'umuntu biramuvuna cyane, niyo yaba ari n'umugabo wawe. Akenshi rero abagore iyo bashatse urugo bakarutengamaramo, bahita bumva yuko ubuzima ari ubwo ndetse nta n'ikibazo gihari. Kuba wamugira inama y'ukuntu yakora isuku y'umubiri we, ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane. Rero ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi iyo wakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo, urumva ari amasohoro gushyiramo, hari ay'ingenzi agenda akajya kugira ibyo atunganya mu mubiri wawe, ndetse ibiriya bindi bigaruka biba ari umwanda. Bivuze ngo rero iyo utabikarabye ngo ubikarabe neza, igare ko ari byo bikuviramo ibyo byose twabonye haruguru. Kandi noneho ushobora kwibaza ukavuga ati ese kavuze ngo bakoze imibonano, ese nk'abantu badakora imibonano kuki nabo bagira ako kantu? Ntabwo rero umuntu wakoze imibonano ari we wenyine ugira ako kabazo, ahubwo muri rusange n'umuntu utakoze imibonano niko igitsina gore giteye. Kiriya cyokere, kwa kundi uba wumva ufite akokere, ushobora nko kuva nko mu rugo, ni urugero, ugakora urugendo rw'iminota 30, wagera imbere ukumva neza kumva waguha amazi wakoga bitewe n'ukuntu uri kumva umeze. Niko abagore baremetse. Bivuze ngo rero ako kantu k'icyokere kazamo karaza n'ubundi kakajya muri wa mwatata, ndetse no mu mayasha, ndetse na hahandi imyeyo na rugongo biba bitereye. Ibyo rero bisaba kugira ngo uhakarabe neza, hake hahumure neza. Nabarangiye isabune sindi buze kongera kuyivugaho, ariko wenda ikindi wivugeho ni isabune nziza, ni agasabune ka likide nyine k'amazi, ni agasabune ukaraba mu gitsina. Karemewe gukarabwa mu gitsina. Nyirango murabizi ntabwo ari isabune zose abagore dukaraba mu gitsina, ariko iyo sabune yaremewe gukarabwa mu gitsina, cyane cyane iyo uri umugore, uragakaraba neza, ugakaraba mu mwatata rwose, ugasanga igitsina cyawe kirahumura neza, ku buryo umugabo atagira isoni cyangwa ipfunwe ryo kugusisa, ku buryo umuntu atavuga ngo biramubangamiye. Oya, ako gasabune karahumura neza ku buryo ugakarabamo ukumva ni sawa. Icyo ni kimwe nabarangiye. Ikindi nabarangiye, nk'abantu murabizi, abantu ntiduhwanyije ubushobozi. Buri muntu wese yagira ubushobozi bwiwe, kuko iyo sabune irahenda, igura 8,000, ushobora kutayabona, ariko basi byibura ushobora kugira gute, ushobora gufata amazi yawe wa mugore we ukayashyushya, wamara kuyashyushya ukayareka agatogota, yamara gutogota ukayatereka hariya hasi, ukayareka agahora, ntuyahoze ngo uyahoreshe ayakonje, ukayihorera. Yamara guhora ageze hahandi ushobora kuba wayakaraba, ukayafata ugakaraba mu gitsina cyawe neza.
bivanamo utwo tuntu tw'uduhuyu, bivanamo, hari n'abantu bakunda kwisiga gikotori bakayisiga mu gitsina, ni ukuri ibyo ntabwo ari byo pe. Mpora mbibabuza buri munsi ariko sinzi ikibazo gihari kugira ngo muzanyumve. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntimuzabyongere, niba ujya unabikora ntuzabyongere kubera ko bishobora kuguteza ibibazo. Ikindi, ushobora kuba ayo mazi wumva wagizemo agahuyu karenze, hari n'abantu bajya bakunda kugira ibisebe mu gitsina. Iyo ufite ibisebe mu gitsina, ushobora wenda kuba nk'abariya baba bafite wenda nk'ubwandu, cyangwa se n'igihe wakoze sex ukagira ibyo bisebe bitewe n'ukuntu uwo mwayikoranye yari ameze, cyangwa se wenda hari igihe n'umubiri wawe uba wifata ugacikagurika ahantu hamwe na hamwe. So rero icyo gihe ufata amazi, ariko wenda si yo mpamvu y'ibyo bisebe, kuko niyo ufitemo agahumuro kabi, udafitemo ibisebe, udafitemo n'ikindi kibazo, ukoresha ayo mazi. Ufata ayo mazi ukayatugusanyamo akunyu. Ndababwira mbisubiremo, utugusanyamo umunyu, uyu munyu usanzwe, uyu munyu turya, nawe se uzawubura? Ngewe mba mbarangira umuti kandi nkanabarangira n'ibintu byagiraga, nawe umunyu nawe uzawubura? Aje umbwire ngo ndabizi nigisha ino video mwandeye comment ndavuga isuku noneho ngo bre, ngo ni gute ngo umuntu ngo yakiyogesha umunyu mu gitsina gakabaho? Yego ko, kandi ahubwo unawiyogesha ufite n'ibyo bisebe. Ni ukuvuga ngo rero ufata uwo munyu ukawutogosa mu mazi, wamara kuwutogosa agatogota, warangiza ugateka ari agahora, mu gihe hakirimo akazuyazi karinganiye nyine wakarabamo ntushye, ukayafata ukayakaraba. Iyo uyakarabye biragufasha, binatuma ugira gute, na ya mpumuro mbi ivamo. Ikindi kandi bikanatuma ubasha kuba wakira, niba uri umuntu urwayemo, waba utari umuntu urwayemo nabwo ntacyo bitwaye. Bivuze ngo rero abantu mudukunda, abantu mudukurikira, ntabwo muzigera murwara turi kumwe. Ndashaka kuzabakorera icyegeranyo cy'indwara ya amibe. Amibe ishegesha abagabo benshi, batuma batagitera akabariro, kandi wajya kwa muganga bakaguha za fragile ibiki, ariko ntibigire ikintu bigufataho. Ndashaka kubashakira umuti wabyo, noneho mwarangiza mukajya mwivura iyo ndwara ya amibe, kandi mu bintu byoroheje cyane, kugira ngo bijye bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi.